ntabwo ushobora kubara ingano ya miliyari z'amadolari ziba zihererekanijwe mu bucuruzi bw'isi buri segonda. Ku isi amafaranga ameze nk'amaraso atembera mu mubiri, ubucuruzi bukaba imitsi itembereza ayo maraso. Hanyuma ibigo nka MGEI Limited bitanga amahugurwa n'ubujyanama ku bucuruzi n'imisoro, bikaba bari mu bigisha uko bakira. MGEI Limited ni sosiyete y'inzobere mu bukungu zitanga amahugurwa n'ubujyanama ku misoro cyangwa taxation, uko bakoresha EBM, ibaruramari cyangwa accounting, ubugenzuzi bw'imari cyangwa auditing, corporate management cyangwa imicungire y'ibigo, financial management ariyo micungire y'imari, gutegura imishinga no kwicunga project management, ndetse n'imicungire y'abakozi. Niba uri umucuruzi, ni gute wahuza ibyaranguwe, ibyacurujwe n'ibisigaye byose bikoreye muri EBM system? Amasomo atangirwa muri MGEI Limited azatuma umenya impamvu wacuruza gutunguka cyangwa se anaguhe gutangira business niba wari utaratangira. Ibigo bya leta n'iby'abikorera bikeneye abarimu b'inzobere ba MGEI Limited kugira ngo bishobore gutera imbere. Amahugurwa atangwa na MGEI Limited atangwa ku manywa, ku mugoroba no muri weekend. Wahitamo kandi kwihugura online cyangwa iyakure guhera mu kwa 9 mu 2025 unyuze kuri wa3.iganeza.rawa. Dukorera Remera ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye uri munsi ya Umuyenzi Plaza ugana ku Murenge. Duhamagare kuri 07 84 94 21 55 ubundi urebe itandukanyiro riri mu gucuruza no gucuruza wunguka. MGEI Limited. Make change, we make the difference. She's never been tested.